ariko gerageza iby'ingenzi byo ugomba by'ingenzi ugomba kumenya ku muntu ubimenye umenye uko uzamufasha muri rwa rugendo mugiye gutangira rw'urugo kuko urugo ni ishuri. Turabasuje kandi tubahaye ikaze ni yawe TV nanone tutugarutse muri stories zitandukanye tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Bakoze cyane kudukurikirana no guhitamo kubana natwe abantu two munsi ku munsi tubasuhuza cyane muri abagaciro cyane kuba muri mu muryango w'abakunzi ba yawe TV. Ariko mbere ko dutangira ikiganiro cyacu reka mbibutse ko turi kumwe na Body Max Fitness. Barakubwira ko niba wifuza kuba physical fit, gukora sport, gukora imyitozo ngororamubiri, kugabanya ibiro cyangwa se kubyongera bitewe n'icyo ushaka, dufite aba personal trainer baguha imyitozo ijyanye na size ushaka. Duherereye mu Giporoso usa n'uwerekeza i Kanombe, winjiye muri Hilltop ukata ibumoso bwawe ubugeze kuri Body Max Fitness. Dufite gym nziza cyane, dufite sauna and massage, dufite swimming pool ku bantu bikundira koga. Mutugane tubaha izo service cyangwa se muduhamagare kuri 0788358041. Nizere ko mumeze fresh sana. Tubaha ikaze mu kiganiro cyacu. Uyu munsi turi kumwe ande yego n'umwari, turi kumwe n'umumama, turi kumwe mama ariko umusirimu cyane. Gasa keza, aho gasa kitwa gute? Rolex. Iyo ni za Rolex njya numva bavuga kuri televiziyo. Ngo ziba zihenze koko. Iyo ngisaha ibiguza ngaye. Ko Rolex njya numva ibana nkumva rirusha ko ari mu maye mu kuntu. Wayiguza ngaye soko. Menshi. Utavuga? Ni menshi. Ariko niba Rolex ya original abantu bazo kwigura igiciro bacyumvisha. Bakino no iyo meto ufite irasa na kano kantu kajya kuba hano. Bigurirwa hamwe. Ubwo bwene bwoko ni gold ni Caravanse. Ni gold na silver. Ariko mamuhenze koko. Iherena se. Naryo ni gold. Ubu uhagaze nk'amafaranga ugeranyije. Ntabwo nuwe precise ngo tubwira umubare exactly, ariko uvuge ati hagati ya nayo. Ni menshi. Ariko si cyane nanone. Urasa neza kabisa. Tuguha ikaze kuri yawe TV rero. Murakoze cyane. Watangira kubwira abadukurikiranye. Murakoze cyane kuri yawe TV kunyakira. Yego. Amazina yanjye nitwa Mugwaneza Françoise. Ariko nkaba nkunda gukoresha Fanny Makeup. Fanny Makeup. Françoise. Ka Françoise tukagira ka Fanny. Cyangwa Fra. Bijyana n'amafaranga ariko ibintu bya Fra nyine bihazamo amafaranga. Okay, umeze neza rero twamaze kwakira mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Iyo unavuze makeup yumva ibintu byo bwiza. Umuntu yakwibaza ngo aka makeup buriho niwo bakikoreye? Ningiyo bakikoreye. Ujya muri miroir kubanza nkisiga. Iyo publicité nyine nkahera kuri giye kugira ngo numbona ko abone ko nsa nibyo nkora. Ubwiza bw'umuntu uko agaragara bwo muri rusange n'agaciro ke ubihuza gute? Ubwo ndavuga ubwiza bw'umuntu niyo makeup bitandukaniye. Ariko umuntu ari mwiza adakeneye makeup, ariko umuntu ari mwiza akaba yakongeraho makeup. Shaka difference kugira ngo wenda umuntu utakoresha makeup yumve cyawe yahombye. Urumva makeup ni ikintu kiza kiyongera kuri bwa bwiza rufite. Urumva ifite ikintu yongera. Umuntu wayikoze makeup uzarebe niyo umuntu wamaze kumusiga, iyo tugiye gusiga turabanza tugafata ama picture before na after. Iyo urebye before na after abona ko harimo itandukanye. Gusa ibyo no guta umuco bihura gute? Ko navuga ati umuntu nyine ufite umuco ni wa muntu ufite naturelle ye ku gasatsi ke gasanzwe kuri gikotori ye rwose nagakeneye amavuta ahenze. Uyu muntu ni we ufite umuco. No kuba umuntu yashyizeho makeup ntabwo bivuga ko wataye umuco. Kuba washyizeho icyo kirungo ntabwo bivuga ko wataye umuco. Urumva ni akantu wongeraho kugira ngo mbere na mbere ugomba kuba unabikunda. Kuko ntabwo mpamya ko washyiraho makeup utabikunda. Ugomba kuba ubikunda ukumva ko ugomba kuyishyiraho, ariko ugashyiraho gakeya. Gakeya nako kawe. Iyo ukoze byinshi umuntu arahinduka completely. Umuntu n'ubu wamenye uwo ari we. Niyo ngo makeup yo gushaka kugira mu bikurusha uko wari umeze. Iyo nyine bibaye byinshi ugomba gukora ku buryo ukora ugenda usiga utuntu duke nturenze urugero, ntushyire ibintu byinshi kara nibone zabaye nyinshi. Ibintu duke ka makeup kaba keza karyoha iyo atari byinshi.
ibyo bitakabije hari ababa bashaka byinshi nanone bikabije nk'umustar ari kuri stage hariya akenshi bashyiraho makeup nyinshi. Hari nk'abastar ujya ukorera nk'abandi barahari bande agire batubwira barahari tubwire nk'umwe nta kibazo twikomereza ntago tubibuza kubitinda witi nk'uyu nguyu n'ijya umukora makeup kugira ngo n'umuntu ukurikiranye n'ikiganiro avuga ati ko wa muntu uzikanarenze umuntu ukora akana ka makeup none se ni ngombwa ko mvuga uwo mustar mba nakoreye ntabwo ari ngombwa ntago ari ngombwa ariko barahari bajya bakugenderera umuntu yakibaza rero ngo ubwo ibiciro niba biri hejuru ibiciro bigiye hejuru nanone bitewe n'ibyo ukoresha n'ibyo byawe biba bihagaze nk'anga niba ukoresha product nziza iri original ntabwo igiciro cyawe kizaba kiri hejuru. we turebe nk'uko wisize ukomeze wari umuntu ubikoreye yakwishyura nk'amafaranga 15 akitahira bikamaraho ako se nanjye ngo bikamara igihe kingana iki kandi ari iby'umunsi urataha ukabikaraba kenzi miro gukabura zikarabye siko muhendwa 15 kabiri akabe nose ubwo bwiza bw'umuntu wenda tujye wenda mu muryango cyangwa se muri famille ku bantu bashakanye ibyo bintu bishobora kongera iki mu muryango urumva ni kantu kongera nyine kugaragara neza uwo mwashakanye akakureba ukabona uri mwiza abana bawe waba bafite baba ari bakuru babana babasha kuba bareba bati mama yabaye mwiza bakabireba bakabona uri mwiza tumva ari icyo byakora nuko ngo abantu bashobora gushakana umuntu agahinduka ushobora gushaka utabyisiga nyuma ukazagezaho bikajya bigenda bigukurura noneho waba ufite n'inshuti zibyisiga nawe ukumva ugize akantu ko kumva nawe washyiraho ukagenda utangira ushyiraho duke ukazagezaho nawe ukabikunda ubwo ndivuga ngo ndi ku gice cyo kuvuga ngo ku miryango isigaye itandukana bamwe bakavuga ati wenda hari umugore umuzana yitagaho byagera mu rugo bikarangira ubwo turi ku kintu cyo kuvuga ngo kwiyitaho reka turebe wa mugabo wagukunze umeze ukunguka ukaza gushyiraho makeup nyuma mubanye guse aba yakunze wa ndi umwimerere yakunze urumva niba yagukunze utabishyiragaho nyuma ukabishyiraho genda umva ngabo nta kibazo cyaba gihari kuko yego harimo akantu k'akabazo kuba ko wahindutse ko yakunze wa wundi wari naco utari ufite ya makeup ariko umugabo mbere na mbere niba ntacyo bimutwaye abikunda hari abagabo batabikunda hari umugabo rwose mutumvikana utangiye kubishyiraho yarakuzanye mukameramani ntago abikunda yarakuzanye nyuma akabona utangiye kujya ugenda ubishyiraho hari abatabikunda bikaba byakangiza umubano mufitanye wabonye ukomeza ubishyiraho kandi atabikunda ariko aho ngaho nanone uruhande rumwe mba numva ubwo si ukwima uburenganzira umuntu urumva ubu mwemye bwa burenganzira mushobora kubyumvikanaho ukamubwira uti nzajya ngerageza sinshyireho byinshi nshyireho dukeya ariko burya abantu iyo babana abantu iyo bashakanye cyangwa munakundana muri relationship ibintu byose no kumvikana nuko ngo bero ubwumvikane ibintu byose ariko atabikunda ubwumvikane nyine ntabwo none se muri izo mande ebyiri umwe arabikunda undi ntabikunda birangira bito ubwo urumva nyine wa mudamu cyangwa wa mukobwa arashiriramo kuko umubujije ikintu yumva agakunze ashaka kuba yashyiraho urakimwangiye ubwo urabyumva nyine arabyemera nyine abyihorere ariko muri we ababare kuko umubujije ako kantu yumva agashaka ngewe numva aho ngaho hazamo akantu ko kumvikana pe hazamo akantu ko kumvikana nawe mugore cyangwa mukobwa wapfa kudakabya gushyireho ibintu byinshi kuko ku buryo umuntu nakureba yibaza uri we yabone wahindutse cyane ubwo aho ngaho hazamo kumvikana ariko hari n'ubwo ushobora kwitana n'umugore nawe ubana akavuga ati we niba mbikunda se why not urumva nyine abantu nyine ntabwo bagira imyumvire itandukanye hari igihe umugabo nk'ubwo nyine akomeza bimubuza umugore akajya bishyiraho ku ngufu urumva nyine aho ngaho bahora mu makimbirane y'ibyo bintu hari umuntu rero wo gukoresha makeup hari n'umuntu wabifitiye ubwiza bwe busanzwe navuga bwa karemano
ariko abantu bashobora kuza kubata ariko nta muntu udasiga make-up uriya ni umusirimu ni umuntu umeze ute? oya kuba udashyiraho make-up kuba udashyiraho icyo kirungo ntaho bihuriye n'ubusirimu. Ntaho rwose ushobora kuba utayishyiraho kandi uri umusirimu. ubwo umusirimu ni umuntu umeze ute? noneho hari n'abantu nanone babuzwa make-up n'idini abarokore cyane abarokore ubona ko ibintu by'ibirungo nta idini ntiribyemera. Ni idini riba ryarabujije. Hari abantu batabyisiga bitewe n'aho basengera bitemewe mbese. Nkuko wisize ahantu utajya gusengera? Oya icyo gihe urumva iyo wagiye kuhasengera uba uri umushyitsi. Uba uri umushyitsi nta wakuvuga. Nta wagukundana ngo avuge ko waje wisize uri umushyitsi. Ubundi umuntu yakagiye ajya gusengera ahantu hari kondisiyo runaka cyangwa gusenga n'umutima w'umuntu ukenewe aho ngaho byumva gute? Twigeze komoza ku kantu ko kuvuga ngo hari igihe umuntu akubuje uburenganzira bwawe. Igihe iryo dini hari kondisiyo zishyiraho wowe kuri side yawe byumva gute? Kumva hari ibintu bashyiraho hari kondisiyo bashyiraho ugomba kubahiriza ibyo ngibyo umva bikwiye uko ubyumva? Oya urumva ibintu byo gusenga niba ko kuri iryo dini ritabyemera numva wagerageza kubikurikiza niba koko ariho hantu usengera. wowe usengera ugakurikiza ibintu by'idini ngende umukatolika. uri umukatolika? Umukatolika bo nta kibazo rero. Abakatolika rwose abakatolika baba baribohoye n'agacupa uragakubita ukigira muri misa. upfa kudakabya nyine ibintu byose byakabije ariko biba byabaye bibi. ikintu cyose tutetse move. wowe ukunda kunywa iki se? amazi. ukunda kunywa amazi? amazi ameze ate se? aya ngaya atetse upfa kuba atetse. amazi y'intare. ahanini turebera ngo igihe washakanye n'umuntu wikundiraga gusohoka wikundira gutembera igihe mwabanye bigiye bikiri ngombwa cyangwa wahinduye ubuzima ibyo nshaka kubireka? urumva ibintu by'abantu babanye hari ibintu byinshi burya umuntu yigwamo. Hari ibintu byinshi ugomba kureka kugira ngo muzabashe kumvikana. Hari umugabo udakunda umugore ahora agira atya ahora mu muhanda ngaho akwiyogereza mikoro ngira ngo ko. Hari umugabo udakunda kubona umudamu we ahora gutya buri wikendi ngaho yagiye buri wikendi ikirori cyose mbese nta kanya abonera n'urugo. Urumva aho ngaho nyine ni ibintu mugomba kwicara mu kumvikana ukavuga uti umugabo akakubwira ati giye sinkunda ibigare by'abadamu. Bimwe usanga abadamu bafite amagurupe ibintu by'ibigare. Hari abagabo batabikunda burya benshi ntibanabikunda. ntago tubikunda. Abenshi ntibabikunda ariko hari n'undi ubona ntacyo bimutwaye ariko muri rusange benshi ntabwo babikunda. ubwo urumva icyo gihe iyo mubanye muba mugomba kwicara mukumvikana nyine mukumvikana uko urugo rwanyu mugomba kurupanga. Niba ukuguhora ufite hari ibigare ufite niba weekend utajya uboneka ukagerageza kugenda ugira ibyo ugabanya nk'uko umugabo nawe hari ibyo ashobora kugenda areka kugira ngo abantu babashe guhuriza hamwe ya couple ibashe gukomera. ubwo umuntu arebye muri rusange ibintu bisigaye bisenya ingo ni ibihe? bisenya ingo ni byinshi. tubwiye nka bingahe ku buryo uvuti urebye majorite ingo nyinshi z'ubusigaye zisenyuka ahanini nibi bitagenda neza kugira ngo umuntu udukurikiranye byaba bitangiye kutagenda neza amenye nuko yabikosora kugira tuze kongera kubona za ngo zirambana nk'ibyo twabonaga mbere. ibintu bisenya ingo ni byinshi. ubundi ikintu cya mbere mu rugo kiba gikwiye cya mbere umusingi urugo rwubakiraho ni ukwihangana. Kwihangana rero buryo kubuze hagati y'abashakanye urumva rwa rugo kugira ngo rusenyuke biba byoroshye. Ariko wenda urahita ukomeza gatoya iyo ngingo yo kwihangana abantu bagiye bayigendera ukumubura ko nyine ngo niko zubakwa ugasanga muranakubitwa ariko urugumyemo nuko kwihangana ubwira abantu. Oya hari violence zibera mu ngo nazo ukwa kwihangana utavuga ngo wihangane hari biba birenze. Hari abantu bakorerwa ihohoterwa mu ngo rirenze ku buryo utavuga ngo uraryihanganira ariko hari utundi tuntu tuba tworoheje umuntu yagenda yihanganira ariko hari n'ibindi biba biri hejuru utavuga ngo wihanganire ushobora kuba wakwihangana ukahasiga n'ubuzima bwawe. Nk'umuntu ashobora guca inyuma ukaba wabyihanganira. Oya icyo cyo kiri no mu mpamvu
kiri no mu mpamvu gucana inyuma biri mu mpamvu bituma abantu batandukana. Ako umuntu usa guca inyuma wenda hari iyo ngingo keretse utabimenye keretse yabikoze ntubimenye. None se abikoze ntubimenye no kuza kugusaba imbabazi cyoroshye n'iki ntago wamufashe ariko aribwirijeho umutima umukira ubanza bati reka njye kubwira Françoise ko namuciye inyuma ko numvishe umutima uri kuncira urubanza. Hari icyo ngicyo ari no kubimenya we nta muntu atari ubikubwiye igikomeye n'iki. Urumva kuba yaje akabikubwira biterwa n'umuntu uko ameze. Hari umuntu uba wumva icyo kintu cyo kuvuga ngo umuntu anciye inyuma utakihanganira. Urumva aho ngaho biterwa n'umuntu kuko ntago abantu twese twakira kimwe, ntago tugira reaction zimwe ku bintu. Ubwo turimo turavuga wowe yaje akabimbwira fashe intambwe araje umutima namura uramukubise numva namubabarira mugakomezanya. Niyo ngo handi rero gucana inyuma byabaye ikibazo ryari kumva aho ngaho hari ushaka kubabarira. Urumva iyo umubabariye akabyongera aho sinzi ko wakongera kubabarira bwa kabiri. Niyo ngo ku nshuro imwe nta kibazo ariko ku ya kabiri byabaye byinshi. Urumva n'iya gatatu iraza n'iya kane ni igahita biba akamenyero. Hanyuma kuri experience yawe ubona biterwa n'iki byo gucana inyuma? Gucana inyuma utuntu twinshi. Urumva hari ukutitabwaho hagati y'abo bashakanye, kutagira nakanya ngo buri wese wabunda akanya. Communication burya communication nayo ni urufunguzo rukomeye ku bashakanye. Mugahora mukominika muganira uri wese ku buryo abaza undi umunsi kuri bugende mu gitondo mwabyuka uko ntabwo ari bibi kuba wabaza umugore wawe cyangwa umugabo uti uyu munsi wawe umeze ute, ufite iki, hari ufite izihe nama, tuvuge ukunda kugira amanama, mbese umunsi wakawumenya. Urumva iyo muhora mukominika cyane mwitanaho ke yari ihari ibintu byo mbese ugaha umwanya. Ese imirimo yo nta ruhari bigiramo muri uko kubura keya? Umuntu afite akazi kenshi atahananiwe igisubizo se nuko yakareka kugira ngo keya? Oya ntabwo yakareka se mukabaho muti. Aho rero niho haba ari ikibazo. Usanga wenda umugore ndarirwa mu rugo umugabo ajya kukaza gatahatinze hakaba wenda hari keya atabona umugore ariko ugashaka ko we niba umuntu avuye ukazananiwe kandi we wiriwe mu rugo nyine bigende nkuko byakagenze nawe yahiriwe. Ubwo aho ngaho abagabo nibarengana. Aho ngaho urumva umugore nawe agiye kuba yakompreninga ngo nta keya yabonye aho yabarengereye. None se umugabo niwe wagiye ku kazi wewe wasigaye mu rugo, none se keya nyine arayiguha gute? Araza ananiwe, yego ashobora kugera mu rugo ka kanya gato yageze mu rugo akaba yaza akakwegera akakubaza ati se madamu wiriwe mu rugo ute, sheri wiriwe ute, mu rugo byagenze bite, niba ari abana batoya biyirirwa nyine yiriwe areba, ese abana bameze bite, ntawe urwaye, bize bate, abana ku ishuri bize bate. Ukegera wa muryango ukaba hafi y'umuryango. Nubwo umugore yaba yiriwe mu rugo nawe mugabo igihe utahiye ntabwo bivuze ko urananiwe ndabyumva, ariko ushobora kuba hafi y'uwo mudamu wawe n'abo bana ako kanya gato ubonye ukakabaha. Burya nako bihara ikintu ugafasha umugore abona yuko tari wa muntu uri mu kazi gusa nta kanya gato umuhaye. Muri iyo situation ninde babyoroshye ko yacunda inyuma rero? Urumva umugabo uretse ko burya gucana inyuma nabyo bizamo ingeso. Wa mugabo uvuga ngo wiriyiriwe mu kazi arakora ari busy afite ka kageso ntabwo byamubuza n'iminota 30 kuba yagira aricyo. Ngo igihe avuye mu kazi ananiwe aho kugira ngo atahe aciye aho hantu cyane rwose apfa kuba afite ingeso. Kuko guca inyuma ni ingeso. Hari ingeso iyo ufite ingeso niyo bajya bavuga ngo ifanyira yapfuye. Iyo kwa kagesa gafite niyo yabananiwe ati. Ese akantu k'ingeso kabaho umuntu ushobora kumuha byose ariko bikarangira agiye. Cyane rwose wamwitayeho ibintu byose bishoboka mu rugo wabikoze mu mudamu wujuje buri kimwe cyose ariko umugabo akanga akagenda yangeso nyine. Aho kuri urwo rugero twadutanze numvaga wenda ari nk'umugore aho ngaho waguca inyuma. Umugore niwe wiriwe mu rugo niwe utabonye izo keya
si nibyo byoroshye ko umugabo yaguca inyuma muri iyo situation. N'umugore ashobora kuba yabikora, ntabwo mbihakanye kuko n'umugore yabikora pe, ari ikintu nawe afiteho nk'ingeso yabikora. Ubwo se majority, none ko turebe majority ngo ni uruhe ruhande rubikora cyane, cyangwa turebe ni uruhe ruhande rugira uruhare runini mu gutandukana kw'imiryango, ni umugore ni umugabo? Oya, aho ngaho ugiye kuvuga ngo ni uruhe ruhande rugira mu gutandukana k'umuryango, aho ngaho ntabwo wavuga ngo ni umugore cyangwa umugabo, kuko abantu iyo bagiye gutandukana haba hari impamvu nyamukuru itumye abantu bagiye gutandukana. Ntabwo rero aho wavuga ngo ni uruhe ruhande rutuma habaho itandukana. Oya, gutandukana nyine haba hari impamvu. Ariko wenda ku ruhande rwawe ngiye numva ari ibintu biba bikomeye, abantu babyaranye bafitanye abana bamara imyaka runaka, impamvu ibatandukanye bikomeye. Urabyumva nyine, impamvu ibatandukanye bikomeye, noneho bari abantu batandukanye kuri iyo mpamvu, noneho iyo ngiye ikomeye, probability z'uko basubirana iba ari iyihe? Bamaze gutandukana byarangiye, gusa urumva basubirana, ariko izo kazi zijya zibaho. Abantu bajya batandukana n'amategeko akabatandukanya, ariko nyuma bakazongera bagasubirana, ayo makanja nyuma. Ariko akenshi se abana babigizemo uruhare? Nabyo burya noneho siriti yari n'abana bakuru, birashoboka ko bakongera bagahuza wa mugore n'umugabo bakongera bakaba basubirana. Niyo ngo kuko watandukana n'umuntu wabyaye bitandukanye, uko watandukana n'umuntu mwabyaranye bitandukanye n'uko watandukana n'umuntu mutarabyarana. Urumva cyane umuntu iyo mwabyaranye, burya urubyaro ni ikintu gikomeye. Umuntu iyo mwabyaranye nyine muba mufitanye za mbuto z'urukundo rwanyu ziba zihari. Abantu batandukanye batarabagirana abana, ntabwo burya biba iyo hari abana burya ni ikintu gikomeye cyane, kuko divorce igera ku bana cyane, yari abana batoyeho noneho biba ibindi. Ubushobozi birashoboka ko bwatandukanya imiryango? Ubushobozi bisa n'ibyeze n'ubu ngubu cyane rwose. Kuba hari ikintu utabona, hari ibyo utabona mu muryango, bikaba byatuma uvuga ngo umugabo dutandukane, icyo gihe muba mwarabanye udahubutse. Ariko ubushobozi njye mba numva aho ngaho ushobora kwihangana rwose. Ntabwo numva ubushobozi buri mu bintu byavuga ngo utandukanye n'umuntu. Ushobora kubyihanganira, niba hari icyo kintu ushaka ubona kitarimo kiboneka, ushobora kwihangana, kiretse nyine utazi kwihangana. Noneho babona se ubushobozi bwatandukanyije byagenze bite? Baba barabanye bahubutse, abarabanye mu buhe buryo? Oya, ubushobozi rwose ntabwo iri mu mpamvu yatuma ngo abantu baratandukana. Hari ukuntu nko kuba wimenyera ka make-up kawe uhagaze amafaranga na gutyo, kaza guhura n'umugabo bikarangira bya bintu wabonaga utakibibonye. Hari n'ukuntu n'umuntu wenda aba nirarira mbere yuko mubana, ubwo wenda hajemo akantu ko kwirarira, kuba abana n'umuntu hari ukuri atabonye. Urumva nyine aho ngaho urumva haba habaye ikosa rikomeye cyane. Aho haba habaye ikosa rikomeye cyane. Ka kanya mwagize dating ubundi akamaro kayo ni ukugira ngo abantu bamenyane, ni ukugira ngo wa mukobwa n'umuhungu bamenyane, umenye ibye, umenye ukuntu ahagaze. Urumva ya dating mwayipfushije ubusa. Ariko dating si ko bavuga ngo kumenya umuntu biragoye. Ni igihe kingana iki wamara n'umuntu kugira ngo umumenye? Oya, umuntu ni mugari. Ni mugari. Akantu ka mugari gashobora guha wa muntu okaziyo yuko nyine ntako atagize. Biragoye rero kumenya umuntu. Niba bigoye rero kugira ngo uze kumenya ukuri k'umuntu nyine nabyo bikaba bigoye, uko ubwo bizagenda bite? Urumva nyine uragerageza nkawe muntu mukuru, ukagerageza muri ya dating nyine mukagerageza kuganira byose nta kintu muhishanye, kuko muba muri abantu babiri mugiye gukora rwa rugo. Mugasasa inzobe hasi mukavuga muti ibintu bimeze biriki, mukavugana uko mwaburi wese uko yakuze, hasi ibikomere wagiye uhura nabyo, ibyagukomerekeje. Ese wakuriye muri famille ifite ababyeyi ugize amahirwe yo kuri ufite ababyeyi bombi? Ese wakuze uri imfubyi? Burya ku buryo mumenyana pe. Dating ni ukuri hari igihe abantu muri iyi minsi bayipfusha ubusa, mugahugira muri kwakwirirwa mwinezeza, musohokera, mubwirana I love you, je t'aime, mwicare muvuga ibikomeye, uko mwumva urugo rwanyu mushaka kuzarukora, umenye uwo muntu
umenye uwo muntu, umenye ikimubabaza, umenye uko yakuze, umenye umutima we, mbese umenye uko uzamufata. Hari umuntu uba warakuze nta rukundo yahawe, hari umuntu uba warakuze yaragize ibintu byinshi byamuhungabanyije. Noneho tuze no byabaye ku gihugu cyacu, amateka y'igihugu cyacu, yari muri jenoside yarahuye n'ibintu byinshi byamuhungabanyije pe. Urumva uwo muntu ugomba kwicara mukaganira byose kugira ngo uzamufashe. Cya kibazo azaba afite gikomeye, cya kintu umufashe muri urwo rugendo, kuko abantu iyo bagiye kubana n'urugendo muba mutangiye rukomeye. Abantu ntabwo, hari igihe abantu bumva ko mugiye gukora bwa bukwe mutumire mukuru ubukwe bw'igitangaza, bibi aho ngaho zivuge, ariko mubanze mwicare muganire buri kintu cyose, ku buryo yego hari igihe ujya kubona ukabona wamaze kubana n'umuntu hari utuntu dushya ugiye ubona, kuko ntabwo abantu niyo barimo badetinga, iyo bari muri ya dating hari utuntu uhisha, ariko burya byanga byakunda uzatubonera mu rugo. Ariko gerageza iby'ingenzi, byo ugomba by'ingenzi ugomba kumenya ku muntu, ubimenye, umenye uko uzamufasha muri rwa rugendo mugiye gutangira rw'urugo, kuko urugo ni ishuri. Ubwo se wenda tuvuge, wenda dupresse tuvuge ngo mu gihe runaka wenda abantu bakagiye babana ikigero runaka mu rukundo, ni nk'ikihe? Ujye uvuga uti ndahamya ko wenda mu myaka 2 wenda mumaze mukundana. Ibintu by'iyi minsi se ko byahindutse. Hari abantu bamenyana bakamarana n'amezi 6 bakaba barabanye. Noneho hari n'abamenyanira online bakaba barabanye. Amezi 9 bakaba barabanye. Umwaka bakaba barabanye. Hari n'abandi rero bashobora kuba banamenyana fiancé yabo kumenyana kwabo kuba kwamara n'imyaka 5 cyangwa 9 batarabana. Ariko akenshi iyo batindanye ko birangira batabanye, kandi bamara kubana nabwo ukabona bamaranye imyaka abenshi babanye iyo myaka myinshi se ko birangira batabanye. Nyine ibintu by'urugo ni rya shuri mugomba kwiga neza, muhora mwumvikana, n'uguhora mwumvikana, muhuriza hamwe, communication ari nyinshi, buri wese ari hafi y'undi kenshi. Ubwo navuga izo online dating cyangwa izo online social media zagiye zihuza abantu, zagize uruhe ruhare mu gutandukana kw'abantu. By'umuranga nibikibaho, ubuhura n'umuntu kuri social media zitandukanye, kuri Instagram hehe cyangwa muri BC, bikarangira mukundanye, nyamara kera iby'umuranga by'abagabo ntabwo ibyo wanabibwira umuntu. Izo online se zigira uruhe mumaro? Urumva umuntu mwana, ubwo turebe muri side ebyiri, yanga kunoca kwa zifite side negative na positive, turebe kuri izo mpande zombi. Urumva umuntu nyine mwamenyenye gutyo online, ni ibintu byo kwitondera pe. Ni ibintu byo kwitondera, kuko ntago nta kanya mugira ko kumenyana, nta kanya mugira ko guhwana ngo munahure. Rega burya abantu niyo banahuye uricara ukareba wa muntu, rega ukanareba nuko anavuga, ukareba niba n'isaha mwahanye yasera nayubahiriza. Nango two kurebaho ni twinshi. Hari utuntu twinshi ugomba kureba. Niyo mpamvu burya umuntu muba mugomba guhura n'ukuri, mugahura mukaganira, mukagira kakanya ko kuganira. No se ariko n'igihe umuntu mushobora guha kuri social media mukarambara kuruta uwo mwahuye. Nayo makara rwose abaho. Hari abantu bamenyana online bakabana rwose rugakomera, bakarushana babandi bamaranye imyaka 5 kugira urugo rukomeye. Byose nyine no guhora muri hamwe kenshi, muhora buri wese ari iruhande rw'undi kenshi. Ariko ahanini munavanga umuntu wenda muhore kuri social media zitandukanye, garanti bari yihe wenda ko abahurira n'abandi batandukanye nanone. Ntabwo byoroshye garanti ntabwo byoroshye kuvuga ngo garanti umuntu mwamenyanye gutyo biba bigoye pe. Ubwo inama ni ihe? Inama nuko umuntu yajya abanza agahura n'umuntu, mukaganira pe, mukabanza mugasasa bya bintu byose hariya twavuze, ukamenya umuntu neza.
nubwo twavuze ko umuntu ari mugari ariko byibuze ibyibanze ubimenye ibyibanze. Okay, sawa cyane. Twigaruke kuri makeup tugana no ku musozo. Makeup yimazemo igihe kingana iki, ubikora nk'akazi, ni iki bimaze kukugezaho ku buryo umuntu yumva makeup nyina kumva ni ibintu umuntu yagira akazi akabikora bikamutunga? Makeup nyimazemo imyaka iri hafi kugera muri 6. Ndabikunda, ni ibintu nkunda, ntabwo ari ibintu bansunikiramo gutya, ndabikunda. Ntabwo bikora nk'akazi, ubikora nk'ibyo ukunda, nubwo byabaye n'akazi. Passion, ndabikunda rwose. Hanyuma umuntu yavuga ko ari nk'ibiki uvura, ushobora kuvuga ngo ibi ngibyanyeje kuri makeup muri imyaka 6 nageze kuri ibi ngibi kubera kugira ngo umuntu ataza kumva ngo nukubikunda gusa cyangwa no kubikora biraho ngaho gusa, ariko byo kwishimisha kugira ngo yumve ko birimo n'amafaranga. Urabona nkibitangira nabanje kujya nkora ndi mobile. Ubushobozi bw'urumva bwari butaraza. Nkora ndi mobile bakajya bampamagara nkagenda gutyo. Nyuma nyine uko ubushobozi bugiye buza nshaka ahantu ho gukorera. Ubukorera hagana he? Ubu nkorera muri chic. Muri chic. Nego nde chic bya bintu ninabizemo. Ubukorera muri chic. So urumva wa mugani ikintu umaze imyaka 6 navuga ko ni ikintu uburemo kuramo ibigaragara. Kuko na ibintu utabikuramo ikintu imyaka ingahe wabikora umwibiri ugahita ubivamo. Ariko biba bivuze ko hari ikintu kivamo, hanyuma barabyiga ibyo bintu cyangwa ni passion gusa? Barabyiga. Narabyize. Warabyize. Iyo ubyize urumva ukora ikintu cyiza. Uretse ko hari n'ubikora yari debrouille akaba yabimenya, akajya ku ma YouTube akareba ama tutorial ubundi akabimenya. Akugenda narabyize. Wowe warabyize. Okay, sawa cyane kabisa. Korera muri chic ahagana he? Nkorera muri chic, nkorera muri chic hejuru ya Beka, banki ya Kigali, kuri floor ya mbere. Umuntu budukurikiranye wifuza ka makeup se ugakorera abakobwa gusa? Oya, makeup nyikorera abakobwa. Ntekereza ko icyo kibazo nari mfite n'abantu benshi baba bagifite, bumva nta mutipe ukora makeup. N'abahungu turabakorera. No mu cameraman bamwita ka makeup. Cyane. Turabakorera rwose n'abagabo n'abasore bagiye gukora ubukwe, ababastari bagiye gusohora indirimbo. Abagiye muri shooting. Ariko ka makeup k'abagabo kabarisi kaba koroheje. Kaguye kashobora guhindura ikintu. Oya, ntabwo rwose umugabo bigomba guhinduka. Kongera ikisuku nyine tuvuga afite udutashi warwaye ibiheri byagiye bigusugira ubuntu bw'ubutashi, urakavaringa twa dutashi ubundi urenzaho agapawuda birangire gusa, ushyireho wenda n'aka vaseline ku munwa cyangwa kari simple cyane mu nga zazo ukabona ko umuntu akeye asa neza, hari akantu kahindutse ariko ntabwo ari nk'iy'abadamu. Ntabwo ari nk'iy'abadamu n'abakobwa nyine tuba twakoze ibintu byinshi. Okay. Makeup ya make barangahe, ya menshi barangahe? Mera kuri 15. Kuri 15. Zamura. Aya nyuma. Ya menshi ya nyuma vuga maximum. Biterwa nyine n'ibyo ushaka ko ngukorera. Nyine ariko byo yose nubwo ushobora kumbwira ati ndagufata umunsi wose. Tuvuga nk'aba bagiye gukora indirimbo. Iyo agiye gukora indirimbo urabizi ko ari ibintu biba bitoroshye. Uko ahinduye uramusiga ikijyanye n'ibyo ari bwambare. Biterwa nyine n'umwanya uri bumara. Okay, ni wanga amafaranga ashaka 15 kuzamura. Ni wanga amafaranga ashaka kwiyongera bitewe n'umwanya muri buze kumarana. Umuntu ubungubu nyine wateye imbere mobile ntago kiyikoresha, ariko se birashoboka ko bashobora guhamagara. Ndabasanga no mu rugo nta kibazo. Nabwo nta kibazo. Transport nta kiyongeraho so. Of course kiriyongera. Njye ni home delivery, ni free delivery. Aho uri hose ndahagusanga mu ntara hose. No mu ntara ujya. Ushobora kuva Kigali ukagira Rusizi gukorera umuntu makeup. Ariko nawe urabyumva nyine. Umuntu aba kumukosha. Okay, byari sawa cyane kuganira nawe. Wakoze cyane kwitabira ubutumire. Abantu bababwira wenda address neza cyane. Ukora iminsi yose? Nkora iminsi yose. Ukabwira nyine ayo makuru detail kuva sangahe kugeza sangahe? Kuva saa 3 kugeza saa. Babwira nyine izo detail zose. Covid nkora kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru. Kuva saa 3 kugeza amasase uko bahora babihindura. Kugeza saa 1. Kugeza saa 1. Nuko bahora baduhindagurira tutahe gutya ariko ubundi bitarazane kugeza saa 1. Kugeza saa 1. Ofite n'abantu mukorana cyane wowe ubyikorera? Oya ninjye umwana wanjye mukuru turakorana ndimo ndabimwigisha. Urumva nagushaka ifaranga rijya hazo ushaka riguma. Urashaka ifaranga riguma mu rugo cyane. Okay, sawa cyane rero turasoje. Wakoze cyane, sinzi niba ikindi kiri ku mutima wabwira abantu hanyuma tugasana nimero yanjye ya telefone ari ushaka kungana. Nimero yanjye ya telefone ni 0782 64
0590. Nkorera muri shike hejuru ya beka, ugeze kuri beka ushobora kumpamagara aza nkagufata nta mpamvu yo kugora umukasitomayi azamukaza serivisi nziza niba aragira yibaza se umuryango ni kangahe, urabona ko haba hari imiryango 00 gutyo. Ugeze kuri beka urampamagara uti ndahageze njye ndahita manuka nze ngufate customer care. Okay, ni sawa cyane, mwakoze cyane kubana natwe, turagushimiye nawe wakoze cyane. Reka dushime n'abandi bari badukurikiranye bakomeza kunogerwa n'ibiganiro bya Yawe TV. Bibutse ko tuba dufite website yakugezaho amakuru yizewe abavugwa hirya no hino. Ikintu cyambere ni amakuru, sura yawetv.com washe kumenya isi bayerekeza. Ndabashimiye cyane, reka dusubire mu biganiro byacu bitaha. Amahoro y'Imana bane namwe.